natwe twaritanze tujya kuba mu icumbi turabana turi ahantu cyaha gishobora guhishwa abana n'inshuti hari ibyaha byanjye utazi ariko ngo ku rwanjye ruhande ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Ubusanzwe ngo umugore ni umuntu ugira amagambo menshi. Njyewe impamvu nagiye no kumuherekeza kubatizwa kandi tutaziranye, urumva ko we yamenye bwa mbere muherekeje kubatizwa. None impamvu namuherekeje kandi tutaziranye, njyewe ntangira kumubona yajyaga aza kudusura. Mbese igihe cyawe wagikoresheje ute? Mbese ijwi ryawe warikoresheje iki? Mafaranga yawe wayakoresheje ute? Ikaramu yawe wayandikishije iki? Tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu kuri Healthy Soul and Body. Nimba uri mushyashya ahangaha n'urubuga tuvugiraho ibintu byadufasha mu by'umwuka n'iby'umubiri, kandi ntuze kuhava udakoze subscribe. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuntu hano imbere yanyu mugiye kumenya ku rwanjye ruhande n'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Tugiye kuganira, tubararikiye gukurikirana ibiganiro byacu, tuzi ko muri buze kubyungukiramo cyane. Ikaze. Murakoze cyane. Uwiteka guhira. Uyu muntu rero reka tumusabe abibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Hirwa Kundimana Rebecca. Murakoze cyane. Uyu muntu mubona hano rero twamutumiye uyu munsi kugira ngo tugirane ikiganiro. Hari ibiganiro byinshi tujya tugirana inyuma ya kamera, ariko uyu munsi twifuje gukora ikiganiro turi no kuri kamera kugira ngo abazakibona nabo kizabagirire akamaro. Yego. Ubusanzwe ngo umugore ni umuntu ugira amagambo menshi ariko abagerageza kuyabara bavuga ko ngo bushobora kwiravuza amagambo 25,000. Icyo nibuka nuko umugabo ari kimwe cya kabiri cyayo. Nicyo kintu gikomeye nari nshaka kuvuga. Umugore avuga amagambo menshi ariko umugabo akavuga kimwe cya kabiri cyayo. Rero twebwe ay'uyu munsi tugiye kuyagabanya. Uyu munsi tugiye kuyagabanya. Reka ntangire mubaza. Hirwa, Karame, uyaba wibuka igihe twamenyaniye? Ntago ndibuka umwaka, gusa ibihe byo ndabyibuka. Hari mu bihe bimeze gute? Hari mu bihe ndumva icyaduhuje nibyo twizera. Muri iyo minsi rero wowe ibyo twizera mbese umva mwe abantu mwereka mufashe mwenye umunsi tuvuga 50 najya mbanye menshi. Oya, ahubwo byakunaniye ibintu byaduhuje. Njyewe nari umugorozi. Yego. Noneho nagutangire gakomeza. Urumva wewe wari umugorozi. Nasanze uri umugorozi kuko we wabimenye mbere by'ubutumwa bw'abagorozi. Hanyuma njyewe nari mushya. Rero uburyo twamenyanye bwo simbwibuka. Icyo nzi nuko nabonye ndi iruhande igihe nari ngiye kubatizwa. Rero umunsi wa mbere mbona yambonye mu bantu bamuherekeje kubatizwa. Sibyo? Cyane. Rero njyewe impamvu nagiye no kumuherekeza kubatizwa kandi tutaziranye, urumva ko we yamenye bwa mbere muherekeje kubatizwa. None impamvu namuherekeje kandi tutaziranye, njyewe ntangira kumubona yajyaga aza kudusura. Aho nyine twasengeraga mu bice abantu babizi ni mu bice bya za Nyarutarama. Noneho icyo gihe nkajya mbona icyo gihe nari ndi nko mu myaka nka 19 nibwo nari nkitangira kaminuza. None njyewe nari umuntu uri aho nyine ujagaraye. None nkajya mbona hari umukobwa uza kudusura w'imusirimu umva ujyanisha agakweta n'agasakoshi. N'ibyo bihe byacu nyine kubona byonyine na environment twabaga twarakuriyemo. Nanjye nibwo nari nkirangiza segonderi. Ibintu nk'ibyo nyine mbona umukobwa mwiza, nkavuga mbega umukobwa mwiza. Icyo gihe yari afite umusatsi wa naturel yitagaho mwiza. Navuga dore umukobwa usa neza kweri.
rero ndamukunda mu mutima none ngiye kumva ngo agiye kubatizwa ndavuga ati nkahaboneka rero nuko twamenyanye nuko twisanze tuziranye twahujwe n'ubutumwa bwiza muri make rero muri ubwo butumwa bwiza bwaduhuje nibyo bihe birebire tugirana nibyo bihe birebire twagiranye twaje kwisanga dukunda n'ikintu cyitwa kuririmba twese tubikunda noneho Imana itugirira n'ubuntu iduha impano yo guhimba indirimbo nyinshi turirimba nizo tuba twahimbye rero tugiye muri iki kiganiro nk'uko twanahisemo kucyita Christian Worship nimero ya 2 nk'uko twigeze gukora ikindi kiganiro turi kumwe n'undi muntu ibintu byinshi turi buvuge hano nibijyanye no kuririmba twagiye waba wibuka indirimbo ya mbere twahimbanye turi kumwe ndabizi ya indirimbo nyinshi ujya uhimba nanjye arizo mpimba ariko hari n'izo twahimbanye ngaho mbwira ndayibuka iyo ndirimbo yitwa Urubanza Urubanza rero tugiye kwiririmbaho gato ubundi tubabwira amateka y'iyo ndirimbo mbese igihe cyawe wagikoresheje ute mbese ijwi ryawe warikoresheje iki mafaranga yawe wayakoresheje ute ikaramu yawe wayandikishije iki impano wahawe wayikoresheje ute ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'umubiri ibyo byose n'ibibazo byitabwaho mu rubanza ibyo byose n'ibibazo byitabwaho mu rubanza mube maso igihe cy'urubanza kirageze kibanjirije mu b'inzu y'Imana ubu turi mu gihe cy'imbabazi ariko kigiye kugira iherezo mumenye ko ntabwo dukirizwa mu matsinda Imana igenzura buri muntu wese azakizwa ku giti cye ngaho ihane vuba bigishoboka iyi ni Healthy Soul and Body ibyo bintu mubitekerezeho turi mu gihe cy'urubanza ibyo tuvuga byose ibyo dukora byose tujye tuzirikana ko nyuma yabyo hari iki hari urubanza iyi ndirimbo rero amateka yayo kari maremare ubwayo wibuka nanjye ndakunganira icyo nibuka cyo muri kumva twabwiye yuko twamenyanye bitewe nuko twahuriye mu bagorozi rero mu bagorozi hari uburyo tujya tugira bwo kwitanga mu buryo bwo kugira ngo umurimo w'Imana ukwire ahantu hose natwe twaritanze tujya kuba mu icumbi turabana turi ahantu mu burasirazuba nibwo twari twicaye turavuga tuti reka duhimbe indirimbo uyu muntu akunda kuzana ibitekerezo agira impano yo kuzana ibitekerezo hanyuma tugashyira mu bikorwa ubwo niwe wazanye icyo gitekerezo cy'uko twahimba indirimbo ariko tuyihimbanye buri wese yajyaga ahimba ukwe n'undi agahimba ukwe ariko none yarazanye nibwo bwa mbere yarazanye igitekerezo cy'uko twahimba indirimbo turi babiri byari bigoranye guhuza indirimbo reka mwibutse akantu aho ngaho twari tumaze kwiga icyigisho cya mu gitondo twita umurinzi noneho twiga icyo cyigisho cy'urubanza twasomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye icyigisho cy'urubanza turasoma amano twumva ni amagambo akomeye dukwiriye kuzirikana kandi abahanga bavuga ko ibintu waririmbye bikuguma mu bwenge kurushaho turavuga se twabigenza gutenga no magambo twize ntituzayibagirwe dukoremo indirimbo nuko byagenze ikindi nibuka nuko kugira ngo tuyihimbe umwe yagiye mu cyumba cyo muri iyo nzu twabagamo undaguma muri salon ahimba ndumva nje narahimbye refrain
hanyuma Albin ahimba igitero injyana ya refrain injyana y'igitero ubundi duhita tubihuza tuhita dushaka n'ibindi bitero indirimbo tuba turayikoze kumva niyo mpamvu nkunda ukuntu Imana ikora ijya ivuga ngo wirata yirata Imana nta kintu cyo kwirata abantu bafite impano yo guhimba bawe barabizi ko nta kintu cyo kwirata kiba gihari ni ibintu biza automatically nimba ariko nabyita mu cyongereza ni Imana ibizana bitewe n'icyo ishaka iyo ndirimbo rero sinzi nimba tuyibuka neza ariko hari igitero kimwe nshaka ko turirimba tukanayivaho kiriya ngo Imana ntishukwa n'ibisa n'ubutungane Imana ntishukwa n'ibisa n'ubutungane icyaha gishobora guhishwa inshuti kigahishwa abana umugore cyangwa umugabo kikamenywa na nyiri kugikora gusa ariko kiba cyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru ariko kiba cyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru icyaha gishobora guhishwa abana n'inshuti hari ibyaha byanjye utazi ariko ngo n'umugabo ngo kiba cyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru ariko hari akandi kantu tutasorezaho twaba duteye abantu ubwoba gusa hari akavuga ngo